Kuri uyu wa gatatu Ukwakira 2022 mu Rwanda haratangira igikorwa cyo gukingira COVID-19 ku bana bari hagati y'imyaka 5 na 11. Ni igikorwa kigomba kubera mu bigo by'amashuri bitandukanye bya hano mu Rwanda. Dore uko hirya no hino abantu bamwe na bamwe biteguye iki gikorwa. Mwana bite byawe? Byiza. Ndabareba hariya tuganira. Witwa nde? Mutoni Soni. Mutoni nde? Soni. Mutoni Soni yuriga se? Yiga mu kangahe gane? Mu mbere secondaire. Mu kihe kigo? Kuri Etage Gitumba. Uvuga cyane. Kuri Etage Gitumba. None se umwana urabizi ko ejo bundi abana nk'aya bagiye gufata urukingo rwa COVID-19? Tubwira hano wakuye amakuru. Ku ishuri aho nigaga. Hanyuma hari urundi rukingo rugiye guhabwa abana ejo bundi kuva ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10. Iyo gahunda y'urayizi? Oya. Ababyeyi nta kintu babikubwiyeho? Ntago bagiye bazanye gabo. Ntago barabimbwiraho. Ababyeyi bawe batuye hehe? Hararugo. Tubwira akagari yenda niba n'umudugudu. Ko tubimukiye vuba ntago ndahamenya. None se umva iyo wumva urukingo ruvuze iki kuri wowe nk'umwana? Umva urukingo nyine aba ari urukingo nyine rutuma umuntu yakirinda nk'indwara zigiye zitandukanye. Ahubwo se indwara ya COVID-19 urayizi? Uyiziho iki? Nzi yuko yandurira nyine kugenda nyine bakoranaho. Rero tubwire unabwire n'abana bagenzi bawe, hari abana baba bafite ubwoba bakabona urushinge bakirukanka bakaba bavuga ko batazafata urwo rukingo. Agira ikintu ubwira aba bana nkawe, ese utinya urushinge? Oya. Gira rero icyo ubwira abana bagenzi bawe kugira ngo nabo batazatinya urushinge kugira ngo badacikanwa n'urukingo. Ntabwo ariko nyine urushinge rutaryana nabo bakazaza bikingiza kugira ngo nabo batazarwara. Ababyeyi bawe se urababwira iki kugira ngo nabo bazatinyuke kujyana abana kubakingiza? Ababyeyi banjye bo baba babizi kuko nibo banatujyana kudukingiza. Reka rero tuguhe umwanya ubwire abana bagenzi bawe basuhuze ababyeyi bawe hanyuma ubundi dusoze. Ndasuhuza umuryango wo kwa Mama, ndasuhuza na mama na papa na Tatine na Nyampinga na Jessica na buri mwe wese. Murakoze, nitwa Mukakarimba Vestina, nkaba ntuye mu mudugudu wa Bibungo mu murenge wa Kanyinya akagari ka Nzobe. Ndi umubyeyi w'abana babiri, umwe yiga mu wa 4 undi yiga mu wa 2. Ubwo rero igikorwa numvishe cyo kubarura abana, gukingira abana, ndumva ari ibintu byiza kandi bishobora gufasha abana kugira ngo batazahura n'icyo cyorezo. Ese mama, iki gikorwa mwari mukiziho? Hari amakuru mwari mugifiteho? Oya, ntabwo twari tubiziho, n'ubwo nibwo tubyumvise, nibwo amakuru atugezeho. Umva kizamarira iki abana? Abana kizabafasha nyine kubarinda mu buzima bwabo, haba mu kwiga haba no mu bindi byose ibikorwa bazaba barimo gukora, bizera neza ko nta kibazo cy'ubuhungabane mu burwayi bashobora kuzahura nabwo. Ubundi mwari muzi ko abana bashobora kwandura COVID-19? Ntabwo twari tubizi, twumvaga ko abana wenda idashobora kubagera, ariko nyine kubera ko ari indwara igihe cyose yashakira kugera ku bantu ahari yabageraho, ariko ntabwo twari tuzi ko abana cyabageraho. Murumva hari imbogamizi cyangwa se impungenge mwaba mufitiye iki gikorwa, cyangwa se mukaba mwifuza ko iki gikorwa kizagenda gute kugira ngo gitungane neza haba mu gihugu hose na hano mutuye? Oya, imbogamizi yo ntayo kuko ari igikorwa cyiza cyane, nta n'ibintu byinshi washobora kuvuga wenda ngo bizamerera nabi abana, kuko natwe abakuru twagiye turwikingiza ariko nta ngaruka twagiye duhura nazo. Hari ikintu cyangwa ijambo rikuri ku mutima twasorezaho? Ijambo rindi ku mutima, icyiza rwose nshimye nuko urwo rukingo rugiye kuza rukagera muri abo bana, kuko n'ubundi gusubira ku ishuri batarigeze bakingirwa, n'ubundi twakomeza kugira imbogamizi cyangwa tukagira ibintu byinshi twibaza, tukumva ko wenda iyo ndwara ishobora kuzabazamo mu mashuri. Ariko
groupe scolaire Bibungo. Umubyeyi reka tubasuhuze rero tubasanze hano kuri iki kigo mugiye gutangira mutwibwira mutubwire naho tubasanze hariho. Nitwa Manishimwe Fideli. Mudusanze ni ku kigo cya GS Musenyi, umurenge wa Shyorongi, kagari ka Kijabagwe. Ntago twari tubizi, tubimenya anga, ntago twari tubizi, nta makuru dufite. Ibyo ntago bisaba kubitekerezaho kubera ko urukingo ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo bamukingire iki cyorezo cyakanze isi. Ubwo rero nta mpungenge dufite, nta no kubitekerezaho uko amahirwe tugeze tukabona urukingo bakarubatera. Bashobora kuba bahari cyangwa ntabo cyangwa ari bakeya, ariko baramutse bahari iyo myumvire nta bundi nta nigaragara muri Bibiliya, nta kuko neza umwana akavuga bakamutera inkingo rw'imbasa urw'iki byo babwirwa n'ikigazo atari za shitani. Ibyo ni imyumvire ndetse n'ubumenyi buke baba bafite ku bijyanye n'inkingo, no kuri Bibiliya nta n'ubumenyi baba bafite urebye. Yego, nta mpungenge aho twasoza dushimira leta iba yarashize gahunda kandi yashizemo n'amafaranga kugira ngo urukingo rubashe kugera ku bantu bose. Kandi tuba tunizeye leta yacu, nta mpungenge rwose, urukingo baza kurutera barukorewe ubushakashatsi. Ubwo rero turabashimiye. Nitwa Munganyinka Beatrice, ntuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Shyorongi, mu kagari ka Kijabagwe. Mu by'ukuri ku bijyanye n'urukingo rwa COVID-19 bazaha abana, nkurikije njyewe uko mbyumva, nkurikije uko leta ihora iturebera imbere, kandi natwe abantu bakuru bahawe urukingo nkaba mbona nta ngaruka rwatugizeho, numva n'abana bazahabwa urukingo nta kibazo rwabagiraho. Kuko rero leta iturebera imbere, ibyo ari byo byose tuzi ko yasuzumye kandi bakamenya koko ko urwo rukingo ntacyo rwatwara abana bacu. Bityo rero tukaba dushyigikiye ko nabo bakingirwa. Abana ndabafite, umukuru afite imyaka 7, umutoya afite 5. Abo bana barererwa muri GS Musenyi yo mu murenge wa Shyorongi. Ku njyewe zose nazikingiwe izisabwa, numva n'abana nta mbogamizi yahaba, kuko guhera kera leta iratureberera. Nka kera babonaga inkingo ari za tetanusi, agakwega, imbasa, bakatureberera nyine bakazizana bagakingira abanyarwanda. Ubwo bakaba bagize ubwirinzi. Numva na COVID ariko bimeze. Ku bijyanye rero n'imyumvire y'iyobokamana, aho numva byaterwa n'imyumvire y'umuntu, ariko ku bwanjye nzi yuko Imana ishobora byose. Kuba rero Imana ishobora byose, ntabwo yakwemera ko icyo kimenyetso kigera ku bantu bayo iri kubireba. Bityo ishoboye byose nyine, nta cyagera ku bantu bayikunda nayo yabibonye, yarwana kugeza ibikuyeho. Ari ukutugerageza, ubwo nyine igerageza umuntu yarebye intege ze afite ko zizashobora kurwana na cya kigerageza. Abana ni ukubabwira ko urukingo nta kibazo, nyine batazagira ubwoba. Nitwa Rwagangu Focus, yego, ndi umuyobozi w'ishuri ribanza rya Bibungo riherereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kanyinya, kagari ka Nzove, umudugudu wa Bibungo. Igikorwa cyo gukingira COVID abana bafite hagati y'imyaka 5 na 11 tukiteguye neza nk'uko bisanzwe. Dusanzwe n'ubundi hano habera igikorwa cy'ikingira. Tuzabarura abana bagejeje iyo myaka, ndetse twaranatanze imibare yabo. Hanyuma igikorwa nikigera tubakorera amafishi, tugasaba ababyeyi babo kuyasinyaho babyemera niba kuko abo bana bagomba gukingirwa. Hanyuma abaganga bakaza bakadufasha bagakingira abo bana. Yego, amakuru twari tuyafite, twari tubizi ko abo bana bazakingirwa, ko mu nama dukora barabidukangura, bari tubwira ko bizabaho.
oya nta mpungenge bafite, bamaze kubyumva kuko hari n'abaza kubisaba, hari n'abana usanga baza kubisaba ko bakingirwa kandi wenda batari bageze n'igihe batangiye kubyumva. Nta mpungenge zihari, barabyumva kandi baraza. Abo twabashije kubarura bagejeje igihe cyo gukingirwa barakingirwa kandi nta ngorane tujya duhura nazo. Umubyeyi tutabonye tukamuhamagara nawe aduhereza uburenganzira cyangwa se akatubwira imbogamizi yaba afite y'umwana tuje imyaka. N'abaganga nabo ntabwo bapfa kumukingira tuje igihe bitewe n'urukingo agiye guhabwa, ariko mu myumvire barabyumva. Ibyo bintu ntabwo turahura nabyo bindi. Ubutumwa nuko buri mubyeyi wese yakumva ko urukingo ari ngombwa, ko rukenewe kugira ngo twirinde icyorezo cya COVID-19 tugihashye ndetse kizanacike burundu. Nitwa Nuwayo Jean Denis. Abayobozi b'ibigo icya mbere ni uko imibare yabo bana yabaye identifiye, nyuma ihabwa na RBC irayifite binyuze ku ba coordinators bohereje bikingira mu turere. Hanyuma ikindi ni uko abayobozi b'ibigo by'amashuri babibwiwe mu nama z'uburezi zabaye ejo, barabibwirwa bababwira uko bizakorwa. Hanyuma abana bo muri P6 nibo bazaherwaho. Ibyo rero barabisobanuriwe kandi barabizi. Ibyo twabigize mu ikingira rya mbere bagiye bagaragaza nyine impungenge zishingiye ku myizerere mu madini basengeramo, ariko bari abanyeshuri bakeya icyo gihe. Ntabwo rero abakingiwe no muri za primaire mu batahi hano i Rulindo n'ubundi ntawigeze agaragaza ikibazo, keretse abo bake bari muri boarding schools kandi nabo baje kwigishwa. Ibyo birakemuka. Ntabwo rero twiteze ko bizaba muri kwishuri. Aba bana bakazahabwa urukingo rwa Pfizer nyuma yo guhabwa uburenganzira n'ababyeyi babo cyangwa undi muntu wese ubarera. Ni urukingo biteganyijwe ko ruzahabwa abana basaga 478,000 aho bagiye guhabwa doze ya mbere, indi bakazayihabwa nyuma y'ibyumweru 3 kugeza ku byumweru 8 bakaba bakingiwe neza icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu imibare dukesha ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ivuga ko kuva COVID-19 yagera mu Rwanda kugeza ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2022 abana bafite hagati y'imyaka 5 na 11 abayanduye bari 4,358. Ni ukuvuga abana basaga 3.3 bose kw'ijana. Anacletine Ntirushwa, Ibendera TV mu bice bitandukanye by'u Rwanda.